Hello mwiriwe neza aho muri kwisi hatandukanye mukurikirana Bandebe Empire nk'ibisanzwe nitwa Sikosi nkaba ari ngewe ugiye kuzajya mbana namwe mu biganiro bitandukanye bizajya bica kuri Bandebe Empire. Mbibutsa kuzajya gukora subscribe na share na comment na like kugira ngo mukurikirane byiza byinshi Bandebe Empire igiye kuzajya ibaha. Uyu munsi giye kubabwira ibidakwiye twese tubona, ariko twese tukagenda turenzaho yewe nta nubwo ari ubu, bimaze igihe kinini turabibona ahantu hatandukanye, ariko nta muntu n'umwe ndabona ubikomantaho. Kandi hari uburyo bundi bukomeye bw'uko twabibyaza umusaruro by'uko twabyagura, dore ko ari na byiza buri muntu wese akaba yabiboneraho umugisha. Ni ikintu gikomeye, ntago mujya mu cyuma, nta nubwo mujya mukunda kugisesenguraho, nta nubwo ndumva ahantu bagikomantaho mu rwego rwo kuvuga ngo iki kintu tugikoze muri ubu buryo cyatugishyizeho cyatucyaguye byaba bifite ubudasa. Ni ikinyarwanda gikoreshwa mu misango y'ubukwe. Kira kinyarwanda ikintu kibabaje na hantu na hamwe duhura nacyo iyo turimo kwiga, ariko tukacyumva mu misango y'ubukwe. Ikintu gihari ahari wenda buri muntu wese ashyiraho comment na umuntu uri bugerageze kumva iyi nkuru, no kuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda twifuzaga ko iki kinyarwanda cyajya kigishwa nk'uko higishwa ikindi kinyarwanda biturutse primaire, yewe no muri nasari bikunze niho byahera, tukajya primaire tukajya secondaire tukajya kaminuza. Utinye ko none na kaminuza icyo kinyarwanda nta kibayo, ukibaza kuki nta masu, kuki ikinyarwanda batagishyira mu mashuri asanzwe ngo gihere primaire, gigere secondaire, tronc, kigere superieur, kigere na kaminuza. None tujya mu misango y'ubukwe dusange natwe turisanga mu kinyarwanda kirimo kuhavugirwa, ariko urageraho ukagira ni igifaransa. Ageraho kibaza ubwoko bw'ibintu barimo kuvuga, basi ubundi ndi umunyarwanda, ndi umurundi, ubundi ndi iki? Sinzi mwese comment. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Ujya mu misango y'ubukwe cyangwa mu mihango y'ubukwe bakavuga ikinyarwanda, ukibaza niba uri umunyarwanda, ukibaza niba uzi ikinyarwanda, ukabura neza igisubizo nawe waki. Ikinyarwanda ushobora gusanga minisitiri ntakizi, ikinyarwanda ushobora gusanga dogiteri ntakizi, ikinyarwanda ushobora gusanga inzego z'abantu dufata nk'icyitegererezo mu buzima bwacu nta muntu n'umwe ukizi. Kibaza kigirwa he ko tuba twumva kinaryoheye amatwi, dore ko kinaryohera amatwi iyo bagikoresha mu misango y'ubukwe, cyakiryoheye amatwi. Ikintu twasaba Minisiteri y'Uburezi, twabasaba kuza n'impuguke muri aba bantu bigisha ururimi rw'ikinyarwanda, aba bantu bigisha imisango, abantu bakora cyane mu misango y'ubukwe, bakatuzana injijuke zibigisha iyo misango y'ubukwe muri kiriya kinyarwanda gikoreshwa mu misango y'ubukwe. Twese nk'abanyarwanda tukakimenya, ndetse twazajya tunajya muri iyo misango y'ubukwe, tukazajya nyine twumva nyine ari ibisanzwe, ariko iyo tugezeho bamwe na bamwe tubona yuko bidasanzwe. Kiriya kinyarwanda ntabwo gisanzwe kandi abantu baragikunda, kandi binatuma umuntu rwose yumva yigaye, dore nk'iyo wicaye nk'ahantu mu bantu ukumva ntucyumva. Ubwo rero Minisiteri ishinzwe umuco nimudufashe iki kinyarwanda tucyongeremo, hanyuma tukomeze tugire gute twubaka u Rwanda twifuza kubwa buri kimwe mu rwego rw'ubufatanye. Ubwo ni mu burezi cyane Minisiteri bireba nibikoreho. Iki kinyarwanda rwose turagikeneye abanyarwanda twese, ku buryo aho tuzaduhurira twese tuzajya twumva nyine turi mu mujyi umwe mu rwego rw'uko twese tubyumva kimwe. Murakoze rero, murakarama. Ni Sikosi wanyu, ndabakunda cyane. Mukorere share, mukore subscribe na comment, tuba tuzishaka kugira ngo dukomeze twubaka u Rwanda rwacu twifuza. Murakoze, murakarama, ndabakunda cyane.